Yes wagwani navuga ko bitoroshye muri isi ya entertainment hari ibintu byinshi babivurwa gusa kuri iyi ncuro inje gukorozinga cyangwa nje gufunga umunwa ku nkuru iri kugenda trending abantu bavuga ngo Bruce Melody ngo yazamutse yageze hejuru ngo yaruse The Benny yaruse Meddy ngo nyuma yo kujya Amerika nyuma yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA United States of America abantu bacitse ururondogoro ngo Bruce Melody yateye imbere man ibi bintu muri kwivugisha ibi bintu muri kugenda musakaza ngo Bruce Melody ngo yateye imbere ngo yaruse The Benny ngo yaruse Meddy yaruse izi bolo muvuga murazizi. Bruce Melody yagiye USA United States of America mwabifashe nk'ibintu bikaze mwabihaye indi ntera ntago ariko bimeze journalist tangaza makuru n'abanyamakuru muri rusange niyo nshingano yacu yo kubaho kuri tukababwira tugakora ubusesenguzi niki kijya mbere niki kivurwa tugakrosinga mind tugakrosinga mafu yo no bagenda bavuga ibintu batazi bayitana Grace Africa yumva nibisanzwe ni wanyangizi Kaizari abantu babana umutima mubi nkaza naragatumanza nimba suhuze gusa ndakeka mumeze neza cyane mbanza nkora icyanzanye ariko bimeze. Bruce Melody ajya in USA ajya America abantu bahise batangira bahise babihawe ni muvuno cyangwa babahe ibindi bisobanura ko naga ariko bimeze ngo Bruce Melody yagiye America ngo nyuma yo kujya America ngo yagiye kuri radio ayihati birakaze ngo niwe muhanzi nyarwanda ukunzwe naga ariko bimeze muri ukwibeshya sinzi umuntu uri kubabeshya muri ukwibeshya cyane. Bruce Melody na The Benny impamvu bahanganye nabahanzi ubona ko bari muri level imwe. Yes nabanzi bari muri level imwe that's why barazirana. The Benny ejo mundi ava Canada intake. Yes ava Canada The Benny ava Canada ibitangazamakuru byamutunze mikoro baramubaza The Benny urabyumva ute kuba Bruce Melody nawe times ari guperforminga umuhetazi wawe ari guperforminga in US United States of America urabyumva ute. The Benny yabwiye ko nta bintu byadanje birimo gusa babwiye ko Bruce Melody ni umuhanzi yubaha ni umuhanzi ukunzwe mu Rwanda ariko babwiye ko ibyo ntago ari ibintu byadanje ko yaje guperforminga in USA ni ko yaje guperforminga ni nkuko wajya Canada ugakora ibintu byadanje ni nkuko wajya Congo hakincheza ugakora ibintu byadanje ni nkuko wajya ahantu nk'ahantu ugakora ibintu byadanje abantu bacitse ururondogoro. The Benny yabwiye itangazamakuru Bruce Melody akiva USA United States of America bazabajyane muri stade muri stade bayicemo umurongo wa danje buri wese umwe afata right undi afata left umwe afata ibumoso undi afata iburyo barebe uzahuruza abafana yababwiye kura n'uruca abana kandi nyamukuru urebye kuba Bruce Melody yaragiye America abantu bakaba bavuze bacitse ururondogoro. The Benny yagiye Europe yazengurutse ibihugu byose akora ibintu byadanje ntago byavuzwe ku kigero cyo hejuru kuko n'undi yarasanzwe akora ibintu byadanje turamumenyereye ariko wibuke ko Bruce Melody yagiye America ni inshuro ya mbere Bruce Melody itahi wacu nubwo akunzwe mu gihugu cyacu ni inshuro ya mbere agiye gukorera ibintu byadanje muri America ariko ari ahantu The Benny yakuriye navuga ko ari ahantu yize navuga ko The Benny America yadivotinzeho cyangwa yatakaje igihe kirenze imyaka 7 8 10 atagaruka mu Rwanda Bruce Melody agiyeyo iminsi mu gatangira kuvuga ngo Bruce Melody ngo yakuze ngo yarusitse The Benny yaruse Meddy man sibona muri kuvuga ntago muzizi ndagwa fagete
impamvu ya mbere ibintu mu kuvuga ntago mubizi. Impamvu ya mbere ndaguha The Ben navuga ko ubwo yararukwiga hariya mu Amerika yagiye yitabira amafestival menshi agakora n'ibintu byadanje bikandikwa mu itangazamakuru. Banamuhamagara bamubaza akavuga ko atari ibintu bikaze. Ariko urabona ko Bruce Melody kuba yageze iyo rimwe batangiye kohereza script ziri edit, batangiye ku editing ibintu, batangiye kubeshya ngo yageze kuri Hit Radio ngo yakoze ibintu bya danje ngo yavuze icyongereza. Mari kuvuga icyongereza kubura umuhanzi icyongereza ntacyuze. Kubura umuhanzi byonyine birihagije kuba uri umu artist kuba uzi icyongereza. Ariko byonyine kuba abantu bari kuvuga ngo burya ngo Bruce Melody azi icyongereza barashaka kumugaragaza ko ari ari down, ahubwo kuba azi icyongereza nyine ni miracle, ni igitangaza. Ndakeka icyongereza The Ben yajyari akavuga ntago wakikuramo, wallahi ntago wakikuramo. Ariko Bruce Melody icyongereza gike yavugiye kuri radio ny'Amerika cyatumye abantu bacika urondogoro ngo bujya ngo tipe ngo yaratwishemo ngazi icyongereza. Ibyo ntago ari ibintu byakwiye gutangaza abantu, tuje tuba abantu bakuru niko bimeze. Indi nyingo turaganira kuri Grace Africa, abantu bari kuvuga ngo The Ben ngewe as you are journalist I cannot judge, nago na judging hano mvuge ngo The Ben na Bruce Melody ngo mukuru n'uyu ariko ngewe umuntu ugerageza kwikira hejuru tuzaza tumuhanura. Niko bimeze, tumuhanura. The Ben ni yishyira hejuru tuzaza tumuhanura, Bruce Melody ni yishyira hejuru tuzaza tumumanura. Bose n'abahanzi nyarugwana kandi avuga ko bose bakora ibintu byadanje. Ikindi bari ku kigero kimwe, ahubwo reka tuvuge hagati ya Bruce Melody na Meddy. Abantu bacicikanye bacitse ururondogoro kuri social media ngo bujya bwose ngo The Ben yaciye no kuri Meddy. Ndago muzi ibintu muri kuvuga nari bibumvishe yahita ibafunga. Mu Rwanda umuhanzi wa mbere dufite uri internationali, nubwo yajya Amerika ngo abantu bacike ururondogoro, ntago yajya Europe ngo abantu bacike ururondogoro. Meddy ari imbere cyane. Abantu muri iminsi 3 irangiye mu tutari rya mbere ukuboza mu mwaka wa 2023, navuga ko muri iyi minsi 3 irangiye Bruce Melody yagize aba followers benshi kuri Instagram byatumye arusha Meddy aba followers babiri. Abantu bahita bacika ururondogoro ngo Meddy ngasizwe inyuma na Bruce Melody. Ntabwo ariko bimeze. Amuhias journalist ntabwo mbabeshya. Bruce Melody nta kintu yakora na kimwe yakora cyatuma aca kuri Meddy. Ahubwo reka akomeze yigundaguriranire na The Ben, ariko Meddy ari imbere yabo arubashywe. Kandi ndakeka n'umufana ni audience, n'umufana urugushyushya urugamba. Bruce Melody we nta kintu ajya atinyuka kuvuga kuri Meddy. Bruce Melody bamutunga mikoro akavuga amakimbirane arimo hagati ye na The Ben. Why Bruce Melody atajya atinyuka kuvuga kuri Meddy, avuga kuri The Ben nuko arabizi bari mu gatebo kamwe. Bari mu gatebo kamwe, ariko Meddy navuga ko ari urundi rugero. Yajyanye n'ikibazo cyuko muri iyi minsi 3 Bruce Melody yaruhije Meddy aba followers kuri Instagram. Ni ibintu biri kugenda bivurwa cyane yuko Bruce Melody yishoye muri campaign yo kugura aba followers kuri Instagram kugira ngo arushe Meddy. Gusa ngibyo nabyo nzi, gusa byanashoboka man, byanashoboka Bruce Melody yagura aba followers kugira ngo akabakabe Meddy. Ariko navuga ko Meddy ni legendary, yubatse ibirwi kandi ibikorwa yakoze turi now biracyamugaburira biracyamutunze. Byo kuvuga ngo muragereranya Meddy mumugereranye na Bruce Melody, ubwo nuruca abana. Navuga ko mu bahanzi nyarwana Meddy arakunzwe cyane, afite indirimbo zifite ama views hafi M ijana. Yes, indigi M ijana. Bruce Melody indirimbo afite M nyinshi, nuko ni zimwe yakuranye
na Harmonize aba Diamond Platnumz kandi izi nago zirengeje nta ndimba afite irengeje M20 nago zirimo 20 nago zirimo mu gihe Meddy yazamutse akagira kuri M ubwo ni miliyoni views nagari ke nagari ibihumbi never mu byumve neza ageze kuri M ijana mirizi yuko yarebwe mu Rwanda arebwa muri Amerika arebwa muri Australia arebwa muri hose kuri uyu mubumbe wa Gwani Meddy yarebweho kuvuga ngo uri kugiranya Meddy na Bruce Melody ubwo no rucabana ahubwo gereranya ubita Bruce Melody na The Ben birumvikana wagwani ibaita na Glass Africa turatugera tukozanira new updates new news with your MC Cezari wigiri wigota wabita Dorimbogo na amazina ye benshi nago bayazi gusa kuko yaduciyemo track ntabwo yadutayemo ikigoma Dorimbogo navuga ko cyaramenyekanye nago cyamenyekanye kuko ari cyiza ariko cyaramenyekanye nago cyamenyekanye ari cyiza ariko ni indirimbo itangaje ni indirimbo navuga ko irimo ubufindo irimo gufinda Dorimbogo Dorimara Dorimpyisi wagwani uyu muhanzi rero uyu artist nyarwanda waririmbye indirimbo Dorimbogo ejo bundi The Ben yariviriye Canada muri Rwanda Youth Foundation akora ibintu bya dance guki The Ben aba yarakoze ibintu bya dance gucya nibivugwa ahubwo Bruce Melody yakinaga USA abantu bagavuga ngo yavugiye kuri radio yavuze ibyongereza ni muvuga nago mubizi Dorimbogo rero Dorimbogo Dorinkisi ubwo yabonye The Ben ari ya Ikanombe arangije kuva mu ndege Dorimbogo yamwiziritseho koko bina turabivuga gutera uruganda rwa entertainment ndabona ari danje ndabona ari haso ndabona ari yaza bagwani Dorimbogo yiziritse kuri The Ben ngarashaka kumusuhuza ngarashaka ngo bahuze urugwiro shanga bicare ngo bamanze baganire The Ben se yamuciye amazi uri umusitari nago wapfa kugendera ku kibuga kineye ngo The Ben ngo mugisha ngo yende wihamagaza se uri mama we wapi niko bimeze Dorimbogo navuga ko ari inkuru ya trending kuri social media navuga ko ari ibintu byavuzwe nyamukuru Dorimbogo yari yisimbukuruje kuko navuga ko The Ben hari abafite abantu bamucungiye umutekano abafite abayaje kwakirwa n'abakunzi be abayaje kwakirwa n'itangazamakuru muri rusange kuvuga ngo arasohoka mu ndege Afukati Dorimbogo agenda avuga ngo gwani ngo bimeze gute ngo urabona nagara abahanzi bahuza urugwiro kuko na Airways ubwe na Renesano nago wapi two dushumi tw'inkweto za The Ben nago badupfundura nubwo bamusanga ari ku kibuga cy'indege agisoka ubwo bareka kamanza gatuza mu manyuma wenda bakazagenda bavuga ngo banyekuba wabimeze gute ariko Dorimbogo ibyo nago yabikojejwe sinzi niba twabyita gasuzuguro sinzi niba twabyita urukundo ntabwo nzi kuntu twabyita ariko Dorimbogo navuga ko yanditse amateka ejo bundi ariko ni ibintu n'ubundi bikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yuko Joyeuse yiziritse ko bita Juno Kizigenza umusore nyarwanda ukunzwe mwiza akizirikwaho na Joyeuse ko ntabwo nshaka kuvuga ko Joyeuse ari mubi ako nani byadanje man nani byadanje muri journalist abanyamakuru ntabwo tuba tuzi hano ngo tubabeke ngarabona ngo Joyeuse ni mwiza se wayigi ni mwiza wayigi niyo yaba ari mwiza ntabwo ari ku kigero cya Juno Kizigenza ko bakundana ahubwo nuko Juno Kizigenza bagenda gafunga mu mutima kugira ngo atamukotoza kugira ngo ni itangazamakuru bibone ibyo bikora na social media bandike kahave ariko mu manyuma Juno Kizigenza yagiye amukwepa yagiye amutera
back nyuma niko bimeze. Niyo mpamvu dore Mbogo nawe yatangiye kwizirika ko bita The Ben. Nago tuzi ngarashaka collaboration ngo bakorane track, sinzi nimba byavamo, sinzi nimba imiririmbire ya The Ben yaza igahura n'imiririmbire ya Dore Mbogo, sinzi nimba The Ben nawe yakemera icyo gisuzuguro cyo kuza gukorana na Dore Mbogo, atari yakorana na Rine Sano, atari yakorana na ba Dorcas na Vestina, ahubwo kaza yaba yunamye cyane yacika n'umugongo. Niko nabivuga ibyo byose aba ari ibintu biri kugenda bicara kuri social media. Nanjye wanyanyezi kayiza ari nk'ibisanzwe Cezari mba nahababereye gwani, mba nahababereye kugira ngo mbabwire nikiri kugenda vurwa. Mwakoze kubana nanjye, reka mbabwire ngo bye bye, reka mbabwire ngo ciao igiri